artificial intelligence izasimbura abakozi mu biro. Wowe ubitekereza ute? Jya muri comment utubwire ngo ngiye AI nyitekereje batubwire kabisa nibona gutya. Tasi huriya igihe twakoreshaga calculator calculatrice urayibona ni AI se calculator ni AI ira nayo ni AI kubera ko kagire nkuru urabona niba warayikoresheje cyane calculator warayikoresheje kuko nayo abantu muri no minsi bakoresha iyo wanditse 4 times 2 tase rero ugeze neza nshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited. Muri uyu mwanya rero ni umwanya mwiza, umwanya tugarutse mu biganiro tujya tubagezaho. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku bintu byiza by'ingenzi bigendanye n'igihe tugezemo. Turi mu isi y'ikoranabuhanga, isi ikataje cyane ku buryo budasanzwe, ibintu birahinduka uko bwije nuko bukeye. Nkuko mubibona ku kirango cyacu aho hasi, aho tugiye kuganira ibyerekeranye na AI. Ese AI ni iki? AI yatangiye ryari? Ese AI izasimbura abantu? Abantu bafite ubwoba, abantu baribaza yuko AI ishobora gusimbura abakozi mu biro, AI ikasigara ariyo ikora. Reka tuze kubyumva mu kiganiro neza, tuze kumenya ngo bizagenda bite. Nibisanzwe muri kumwe na Horike, ariko sindi njyenyine, nkuko mubibona ndi kumwe na Mr. Tasie. Urakoze cyane Horike. Mr. Tasie yarakoze cyane rero. Reka turebe ngo AI ni iki? AI ni artificial intelligence. Ubwo mu kinyarwanda nyakinyarwanda twavuga ko ari ubwenge buhimbano. Iryo jambo ni wumva buhimbano, ubwo uhite wumva ko ubwenge busanzwe atari buhimbano. Kuvuga ngo ubwenge ni impano y'Imana yashyize mu muntu, umuntu akabasha gutekereza, agahitamo gukora icyiza, gukora ikibi, agahitamo kwiga, kutiga. Noneho ubundi ubwenge bukura gradually. Ni ukuvuga ngo ubwenge Imana yashyize mu muntu bugenda butwikururwa, buba burimo ariko bukagenda butwikururwa kugeza igihe usaziye buri ubwonko bubitsemo ibintu byinshi cyane. Artificial intelligence rero, Mr. Tasie, utekereza ubundi ko artificial intelligence yaba yaratangiye ryari? Ejo bundi se 2022? Nawe uri gutekereza ko iyo ni ChatGPT? ChatGPT niyo yashyizwe ku mugaragaro muri iyi myaka ya 2022. None si ariko artificial intelligence, ayo magambo bwa mbere abazwa, ni ikibazo cyabajijwe n'umwarimu, arabaza ngo can machine think? Ese imashini ishobora gutekereza? Icyo gitekerezo cyabayeho mu mwaka wa 1956, nicyo cyakomeje kuhabwa imbaraga, kiravugururwa, gihabwa kiradevelopingwa. So bigera ubwo rero mu myaka y'1980 hari hatangiye gukora machine zibasha gukora ibintu bikomeye cyane. Artificial intelligence rero cyangwa AI ntabwo itangiye muri uyu mwaka tubonyemo ChatGPT, ahubwo nuko aribwo byagize imbaraga. Ariko Tasie huriya igihe twakoreshaga calculator, calculatrice urayibona ni AI se? Calculator ni AI
iriya nayo ni AI kubera ko kagira inkuru urabona niba warayikoresheje cyane waranayikoresheje kuko nayo abantu muri no minsi bakoresha iyo wanditse 4 times 2 ikoze izinko to 8 urumva itiguha igisubizo nese cya gisubizo utekereza ko gikurahe n'ubwenge ibashyizemo uretse ko muri no minsi AI yo ifite uburyo burenze ubwa calculatrice kuko calculatrice yo ni ibintu bayiregeyemo ko nuzajya ukanda kuri 4 ugakanda ku kimenyetso cyo gukuba ugakanda kuri 2 ugakanda kuri bihwanye izaguha igisubizo iki niki iyo ni coding yo wakwenda kubyumva ariko ibindi byo bimera nkaho biri gutekereza reka dufate urugero rwa ChatGPT itarukanye na calculator kuko kandi igatandukana na Google nayo yari meze nka calculator Google bayishyiragamo ibintu bakavuga ngo umuntu najya muri search agasearchingira ijambo uzamuhe kino gisubizo yego ChatGPT ntabwo arakwiteye sinzi niba jewe nibera mu bintu bya IT networking wowe uba mu bintu bya finance accounting ese mujya mukoresha AI turayikoresha mu bintu byinshi ubu ndetse no mu misoro isigaye dufasha neza gutegura ibitabo by'ibaruramari iradufasha cyane rwose kuba wakwishyura umusoro wa TVA ukayibwira kakubikira amakuru irabikora iradufasha abakoresha za balance sheet abakoresha profit and loss AI rwose irabigufasha mu minota mikeya kabiguhaye ibisubizo kandi byiza ndetse ko arakoze tasiyo murumva ko AI naho bayikoresha ariko se ikintu tukuriye kwibaza AI artificial intelligence izasimbura abakozi mu biro wowe ubitekereza ute jya muri comment utubwire ngo ngiye AI nyitekereje batubwire kabisa nibona gutya AI mu byukuri iyo ndebye mbona AI hari ibintu byiza byinshi yatuzaniye ariko hari n'ibintu bibi ishobora kutugezaho yego ngwe nk'urugero i Burayi uburebye abantu bo muri Amerika i Burayi abazungu abana b'abazungu batangira kwiga primaire bigira kuri keyboard bandika gutya iyo ubonye handwriting yabo umukono wabo bandika uteye ubwoba nibaze kwandika kubera ko banditse twatangiye twebwe twandikira ku itushe tuva ku itushe tujya ku pen tase nawe itushe warayikoresheje itushe urayize byorere itushe narayikoresheje ko ari njushaje nk'ikiyone numva nubwo narayikoresheje singana nawe ariko mfite mugenzi wanje nawe ushaje turabakera mbona kuri TikTok bashyize ni kuri Facebook as far as I think bashyizeho ya toroshe y'icyuma sinzi niba uyiza agatoroshe ka kuma kuma ka silver ya silver ko ikavuga naragakubita bakavuga ngo niba uzaka gatoroshe ngo umenye yuko umaze imyaka myinshi nk'ikiyone ngo niba uzaka gatoroshe ukaba urumva nawe niba warandikishije itushe uri mugenzi wanjye mu myaka nayandikishije iri gucika rero ikintu nashakaga kuvuga AI hari ibintu byiza byinshi ituzanira ariko hari n'ibintu bibi ishobora kutugezaho bahaye urugero hari umugabo w'inshuti yanjye ni manager w'ikigo akunda ChatGPT cyane buri kintu cyose akoze abaza ChatGPT iyo atanga raporo ashyiramo ngo twakoze ibi nibi nyandikira raporo uwo mwanya ikaberewe umuhaye ndetse bo hari n'abantu bakora amakosa tasi sinzi niba namwe muyakora uwo muntu ndi kuvuga ari muri domaine yawe yego ukagera gutyo ukabaza ChatGPT ibintu iguhaye ukahita uyisaba ko iguha PDF ukahita uyitanga gutyo uko yakabaye
ese burya mujya mwibuka ko habamo n'icyo bita watermark. Haba harimo ibimenyetso bigaragaza ko ibintu wakoze atari ibyawe, ari bya ChatGPT. Ni nayo mpamvu buriya uba ukwiriye kubishyira muri Word. Hari n'uburyo bwo kubaza ChatGPT ukayibwira ko ugomba kuguha ibintu biri human, biri uretse n'ibyo biri special cyangwa se biri ariko biri human, ukayisaba ko iguha ibintu byoroheje. So hari uburyo ibipanga ku buryo umuntu wese usanzwe akuzi akabona ukoze ibintu biri professional, ariko biba bigaragara ko atari ibyawe. Rero afata buri kantu kose akoze ni muri ChatGPT. Nta ubwenge bwe nibugikora, yaraturuhuye ariko ubwenge bwe nibugikora kuko buri kantu kose ni ChatGPT. nakongera umuntu wese ubu ni ChatGPT. Ubu noneho ikintu gikomeye Tasi utazi, umunyeshuri basigaye bamuha homework. yego Yaza agatira telefone mama we, agashyira ikaye ya homework hano ku meza, agashyira telefone hano hejuru, akayifotora. Mbaza ngo hakurikiraho iki? Iyo amaze kuyifotora ya homework ata aya uploadinga muri ChatGPT, yarangiza prompting akayibwira ngo nkorera iyi homework ibisubizo. Mu masegonda 10 iba yamaze kuguha ibisubizo. Yarangiza akandukura mu ikayi. Mu byukuri uwo mwana umva nta mwanya yigeze afata wo kwiga, ahise yigira uruhare rwe n'uruhe. ChatGPT muhaye ibisubizo ariko sibye, nta ruhare abigizemo, nta itida akoze. twabaye abanebwe kabaye. Tasi utekereza yuko twabaye aba bana bakuriye kuri ChatGPT bazavamo abantu bameze bate? Uretse n'abana, wenda twebwe twanagiye twebwe turi kuvamo, ariko birakaze kuko ChatGPT iradufasha uwo mwanya tukabona ibisubizo kandi tukabibona bitaturuhije nk'igihe kiba ari gitoya. Horike nkubwiza ukuri, reka twirebere mu myaka 5 iri imbere ibintu biraba bigeze aho bikomeye cyane ariko kubera ko ChatGPT ibisubizo itanga, ibisubizo nubwo tutabyizera 100%. Ikintu utaruzi, ikintu utaruzi buriya abantu bafata imyirondoro yabo bakayohereza muri ChatGPT. Hari abantu bakenera kwandika CV, niba nawe ujye ubikora. Ndashaka kwandika CV ugafata imyirondoro yawe yose, twararangiye, warangiza ukohereza muri ChatGPT. Nomero ya email, ya telefone, email yawe, aho avuka, niya bank tuyandikamo, bank account, buri kantu kariko kose ujye umenya yuko hari ahantu bishyira ihe wabo w'abahakazi. Abahakazi bibera hari bashobora kwakura amakuru cyane ku buryo umuntu wese yaba agufite kuri buri kimwe cyose. Yego nibura ujye utanga amakuru atariyo, wandike nomero itariyo. Uretse ko ChatGPT niyo wanditse 07 ukandika 0 gusa imenya ko ngaho ari telefone, ariko nawe ubukwiriye gusaba ChatGPT kwigufasha itagufashije buri kintu icyo ari cyo cyose, ikagufasha guhera 0 up to 100. aho niho twibereye rero twebwe, nta kwiroshya, ntago tukigora. Tasiye hari urusengero rumwe abaririmbyi kwaya yazanye ingoma, haryo racyaririmba ingoma, urazibona nka korali Hosiana nande makorali, ujye ubona ukuntu agira ingoma, baririmba bazanye ingoma nabo na gitari na piano. Itorero ryahise riteranye inama ngo ntabwo itorero ryacu ryemera ingoma mu rusengero. Ingoma zavugirizwaga ryangombe kandi ingoma ni za gipagani.
twebwe icyo twemera ni piano. Kandi mu by'ukuri muri piano bashyiramo diskete, ubu nizikina chorus bashyiramo flash. Iyo flash uyishyiramo izo beat zakozwe, zaba zakorewe kuri yo sente, zaba zakorewe muri studio. Iyo beat korali ririmbiramo iriho ingoma cyane. Ingoma Pastor Mpyisi atarapfa niwe wigeze kutubwira umunsi umwe, nigeze kugira amahirwe burya nawe uri umwigishwa we igihe kinini, imyaka igera kuri 5. 5 yose ruva ari 5 atari 7. Arakantu kamwigeze kutubwira ngo wanga kuzitwara zipfundikiye ukazitwara zipfunguye. Buriya umushoferi ushobora, umushoferi w'umurokore ntashobora gutwara inzoga. Tuvuga ushaka gutura ahantu amakazi ya Primus n'aya Knowless n'ibiki byose, n'ubu se ntibazitwarara n'injerekani y'urwagwa. Rwagwa wenda Umushoferi w'umurokore ukora taxi voiture ntiyagutwara, ariko usanga yaparitse ku tubari ategereje abaza kuzitwara, abo ari buze gutwara bazinyweye, bazifunguye. Ziriya zo zari zifunze n'izananukaga, ariko zo gutwara umugenzi wazifunguye. Nibyo Mpyisi yavuga rero ngo wanga gutwara izipfundikiye kandi ugatwara izifunguye. N'ingoma rero muri piano wamaganye ingoma, ariko n'ubundi kiri kuvugira mu rusengero ni ingoma, si kuvugira muri piano. Umuduri bawushyizemo, ikende barishyizemo, umwirongi bawushyizemo, ingoma zirimo, byose birimo. Nuko byakorewe muri studio producer akabihuza gutyo, bigahurira ku gaflash bakakagugashyiramo hariya, ugashyira muri mixer nk'iyo ngiyo ugacuranga, ariko n'ubundi ni ingoma barimo kubyina. Korali biri kubyina ingoma, stili ni ingoma. Iyo ni imyumvire rero. So iyo gahunda rero icyo nshatse kubivugira, ni muri buriya buryo abazungu baba bashaka kuducura ibitekerezo, gutuma tudatekereza. Kuko nk'ubu hari AI bashaka gukora, bavuga yuko izaba ifite gutekereza kuruta uko ikiremwa muntu. Hoyasa yego bazabigeraho. Ariko se n'ubundi wowe iyo urebye ukatekereza usanga ChatGPT n'izindi AI uzarebe nka Claude, mwarimu bize ko ari AI yitwa Claude yitwa Claude, ariko tureke na Claude. Se yo ni yigire kuyamenyekanye. Hari iyo bita Suno, sinzi niba AI yitwa Suno muyizi. Suno ikora indirimbo. Ujya muri ChatGPT ugakora prompt, ukubwira ChatGPT uti ndashaka indirimbo y'urukundo, mbwira n'abakora umukobwa gutya badoroka mbwira societe gutya na gutya, iri traditional cyangwa se indirimbo ya secular cyangwa gospel. Ako kanya yitigwa prompt nziza. Ufata ya prompt wakoze ukagenda ukayishyira muri Suno, AI ya Suno. Suno ukayisaba ko yagukorera indirimbo. Ako kanya Suno ita iguha voice. Yego. Iyo voice ntumbaze ngo iva he, ntumbaze ngo iyikura he. Sizaba gitoko ifate gahindura, ase gitoko kabayiririmbye. None se kandi ibyo bikora mu masegonda, ntibishobora kurenga umunota. Mu gihe wowe ugomba kwandika indirimbo ukazagutwara igihe kinini cyane, ukajya kwa producer akajya kubwira ngo uzagaruka ugasanga indirimbo itwaye amezi 3 yo ibikora mu masegonda cyane. Uzareba ibitabo byandikwa na ChatGPT, ushobora kwirwana na ChatGPT guhera saa 2 za mu gitondo ukageza saa 5, igitabo mwamaze kugitunganya neza, kimeze neza n'amakava byose mwamaze kugishyira ku isoko.
cyane rwose mu gihe ugomba gufata imyaka 12 imyaka 8 wandika igitabo. ibyo ni ukuri. Ubundi iyo yitegereje uyu munsi ubwo ubona AI igeze mu by'ukuri ntabwo AI izasimbura abantu ariko izagabanya akazi, yanabasimbura abantu benshi, societe yakoramo abantu bazabura akazi kubera AI. Ntabwo AI izasigara muri office ngo isigare ikora yonyine, ntabwo bishoboka, ariko AI tasiye one day yagusimbura. Ntabwo yagusimbura yagusimbura ngaho ibimenyetso werekana ibintu bya accounting yagusimbura. Urabona ko yanagusimbura, none se niba imashini ishobora kumenya abakozi tuvuga wenda kuri chantier ahantu bari kubaka, ushobora gushyira imashini hariya ikandika, hari abantu abaje cyane mu ikoranabuhanga nubwo abihunga ariko na muri domaine yabo rwose AI izakora ishyano. Rero reka mbabwire ko tukwiriye kugira ubwenge bw'uburyo dukoresha AI. Abana bacu tukwiriye kugira uburyo tuyibagenera, tukagira ibyo tubabuza, kuko nibakurira kuri AI bizaba ikibazo cyane, kuko n'abantu bakuru batakuriye kuri AI ubwenge bwabo bugitekereza. Aho ujya muri butike ugiye kugura ikintu cya 650 umuhaye 1000 kugira ngo azamenye ayo kugarurira bikaba ikibazo. Ndabeshya se? Ntago beshya, birakomeye. Kugira ngo uzamuhe 1000 uguze ikintu cya 650 cyakora agiye mu telefone 650 agomba gufata calculator akajya kugabanya cyane akajya gukuramo. Ubuze umucuruzi ucuruza ibirayi kuri 670 yuguze ibiro 4 ntabwo yayamenya. Ibyo bikomeye, ntabwo yamenya amafaranga. Ubwenge bwacu bitewe n'ibintu byinshi bigenda bwakira bwarangiritse. Wayo urugero nka mama, nari mfite umubyeyi ataritaba Imana. Sorry. Okay. Twajyaga tujyana ku isoko, hari ibintu yacuruzaga, twagerayo umukiriya yamwishyura. Ubwo nigaga mu mwaka wa 4 wa primaire, murabizi yuko umuntu wo mu wa 4 primaire aba amaze kwisumbura rwose ya mibare y'imigabane, ariko ndamaraba yarangije. Yarambwiraga ati turamugarurira ngaye. Igisubizo najyaga kukibona yarangije kumugarurira kare, kandi mama ni yari yarigeze yiga, ari umwaka wa mbere yarigeze geramo, ariko abakiriya 10 yarabagaruriraga bamuhaye 2, 5, 3. Uguze ku cyarindwi amuhaye 5 akamenya ayo mugarurira. Uguze ikintu cya 200 amuhaye 500. Uguze cya 2 n'itatu akamenya ko ari bumugarurira yanaye. Ariko uyu munsi ubwenge bwacu bwarapfuye tasiye, sinzi niba ubyemera. Ntago nabihakana mbihereye, ndabyemera pe. Twarangiritse ariko ntabwo ikoranabuhanga warijya kuri bwarapfuye. warihungira tutarakuriye kuri AI. Abana bari kuvuga kuri AI yo bameze bati. Abantu bamaze kuba banebwe tasiye, bagiye kuzarerwa nayo kuba banebwe cyane. Nibagishaka gutekereza, nibagishaka kuvunika. Kandi umuzungu nawe wakoze AI kandi yaraturuhuye, akamije ibintu bibiri. Ntashaka ngo uvunike, it's a business. Hari abantu batazi yuko AI ari business, it's a business. Mwabonye yuko byatangiye bayiduhera ubuntu kwari ukutureshya. Ubu ngubu ujya kuri ChatGPT, iyo uyibajije ibintu iminota 3 biba yatangiye kukubwira ngo shyiramo amafaranga. Sinzi niba njya mubibona itukubwira ngo shyiramo amafaranga. Nageze ngo ningiye yigirizaho, kandi buriya n'ibisubizo guha utishyuye n'ibyo guha wishyuye ntabwo bisa. Ntabwo warubize? Ntabyo narinze. Ntabwo bisa. So rero mwitegure ko hari abantu
AI ishobora gusimbura mu kazi, ariko nawe utazasimbura, ukwiriye kumenya uburyo ugomba gukoresha AI cyane. Nibyo iratworohereza. Urebye nk'ibintu twajyaga dukorera muri Photoshop byatuvunnye bya hatari, ubu urajya muri Photoshop gusa iyo ufite ubumenyi. Nanone ibyo yankorera nkanjye ntabwo ari byo yakorera wowe utarigeze umenya ukora Photoshop. Ariko niba narakoraga bana nkikoreye muri Photoshop, amategeko icyo bita prompt, kuko AI gukorera ikintu ikurikije ibyo wayibwiye. Iyo uyihaye prompt nziza igukorera ibintu byiza, wayiha prompt mbi ikagukorera ibihwanye n'ibyo wayisabye. Rero urebye ibintu twakoraga, uri gukora nka bana, izi bana murazibona bamanika batangaza ibiterane, mu minota wayimaragaho AI yo amasegonda 17 iba yamaze kuguha igisubizo. Nshuti yanjye, ni byiza tubyishimire, ariko turebe kure. Buriya ikintu kindi twabwira abantu, ikintu cyose kije tuba dukwiriye kugira amakenga yacyo, tukamenya ngo ese harimo icyiza, harimo ikibi, ese uyu muntu twoherereje agamije iki, n'impuhwe yatugiriye n'ubucuruzi n'iki. Ahantu tuba dukwiriye kuhagera amakenga, si kuri AI gusa, no kuri buri kintu cyose kivumbuwe cyangwa se kinzaduka, tuba dukwiriye kubanza gutekereza. Ariko noneho ikica ubwenge, ikintu kica ubwenge kidashaka ngo utekereze, kandi Imana yaraguhaye ibitekerezo byo gutekereza, ari byo bigutandukanya n'inyamaswa. Ngira ngo n'inyamaswa ziratekereza, zifite imitekerereze yazo zibitandukanye n'ubwacu, ariko nazo ziratekereza. Ariko noneho uzatinya ikintu kikubwira ngo reka gutekereza, zajya nkutekerereza, reka kuvunika. Reba nk'umuntu akubwiye ngo reka gukora, nzajya nkukorera. Mu by'ukuri Tasiye urakoze cyane. Rero reka ikiganiro cyacu two kukigira kirekire tugisoreza ahangaha. Mbibutsa ko niba utarakora subscribe uyikore, niba ikore subscribe muri comment. Niba ari ikindi wifuza ko twazaganiraho, twazakiguganiraho. Ariko amasomo ya tugiye kuyatangira, tuzayabigisha cyane, tuzabigisha ubwoko bwa AI n'icyo zikora, buri kintu cyose tuzakibagezaho. Ariko babwira ngo twitonde, tujye tumenya ibyo tuyiha. Ntabwo bikubwiye ko iyo wohereje imyirondoro yawe hari abantu babasha kuyigeraho mu buryo bworoshye, kandi bakaba bayikoresha mu bintu bitari byiza, byo kukwangiriza ibintu byawe. Muri kumwe na Horike na Tasiye. Rero Tasiye, nitwasoza se? Twasoreza ahangaha. Yego, tuzakomeza tubisubiramo. Tasiye rero ugize neza. Bye bye.